muraho neza bavandimwe bakristo bene data bitorero ryacu ry'Isilamu ndetse namwe bavandimwe muri hirya no hino mu mahanga mudukurikira muri iki gitondo cy'amashimwe dushima Imana kubw'imirimo myinshi itangaje Imana yakoze, dushima Imana itubzukijeho twese turi bazima turi amahoro. Iki ni igitondo ciza cyo gushima Imana kubw'imirimo myinshi Imana yacu yarakoze. Mbahaye ikaze rero muri iki gitondo cy'amashimwe kugira ngo dufatikanye kube imbere y'Imana, dushimira Imana ku mirimo myinshi itangaje Imana ikora ku buzima bwacu. Uyu ni umwanya rero tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana, tuza gufata n'umwanya wo gusenga, dushima Imana kubw'iyo mirimo yose Imana iba yarakoze. Nta kindi twakwitura Imana, nta kindi twakora keretse kuzamura amashimwe avuye ku ndiba z'imitima yacu, tugashimira Imana. Ndagira ngo mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana reka dusenge, hanyuma tuze gufata uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana ry'iki gitondo cy'amashimwe, hanyuma tuze kongera kandi no gufata akanya ko kuba imbere y'Imana dusenga. Uhoraho Mana iri mu ijuru, turaguhimbaje nyiribihe Mana ishobora byose, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza cy'amashimwe utugiriye neza kuramuka turi bazima twese n'imiryango yacu aho duherereye hirya no hino hatandukanye, abari mu gihugu mu duce dutandukanye, abari hanze mu mahanga badukurikira. Muri iki gitondo tuzamuye amajwi y'amashimwe avuye ku ndiba z'imitima yacu, tugushimira ineza n'imirimo myinshi itangaje Imana yacu ikora. Mwami Yesu, turagushimiye kuba turamutse dufatikanije n'abera ndetse n'ibyaremwe byose guhimbaza izina ryawe muri iki gitondo. Ndabizi ko hari benshi badashoboye kugirirwa amahirwe yo kuramuka, hari benshi baryamye kwa muganga, hari benshi bafite ingorane zitandukanye muri ubu buzima, ariko utugiriye neza twe kuramuka. Muririmbyi yaravuze ngo ntacyo twakoze byatumye uturinda akaga, n'ubuntu utugiriye kuba turamutse muri iki gitondo. Nicyo gituma Mana dufashe uyu mwanya kugira ngo tube imbere yawe muri iki gitondo tugushimira, tuzamuye amashimwe yacu. Mana uhabwe icubahiro, usingizwe n'ibyaremwe byose. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana. Ndasaba kugira ngo ijambo ry'Imana tugiye kuganira ribashe kugera ku mitima y'abagiye kuryumva, abadukurikira buri munsi kuri uyu murongo tunyuzaho ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe ribashe gufasha imitima muri iki gihe, ijambo ryawe ridusindagize, ijambo ryawe ridutere inkomezi, abacitse intego basubizemo imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza uru rugendo ndetse no guhagarara dushikamye muri iki gihe. Urakoze Mana kugira abantu bose neza, ugiye kuriganira imbaraga z'Umwuka Wera zimfashe kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ryawe uko riteguye, ndetse n'abagiye kurikurikirana bagiye kuryumva nabaho umugisha Mwami Yesu, kugira ngo iyi mbuto tugiye gutera muri iki gitondo ibashe kugwa mu butaka bwiza. Urakoze kutugiriye neza, urakoze kandi kuko ubuntu bwawe bukomeza kubana natwe. Tubisenze twizeye kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo Umwami, amen. Ndagira ngo rero dufatikanye kuganira ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri n'ibice 8 n'umurongo wa 2. Turaza gusimbuka dusome nanone ku murongo wa 11 muri iki gice 8 mu Gutegeka kwa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo kandi uje wibuka urugendo rwose rwo muri ubu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo umutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara ikugaburira, ntiyakundira ko wicwa n'inzara ikugaburira manu wari utaruzi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Imyenda yawe ntiyagusaziragaho, kandi ikirenge cyawe nticabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Ku murongo wa 11 Bibiliya iravuze ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe
n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Amen. Ngaye magambo tugiye kuganira muri iki gitondo, tugiye kuganira ijambo rivuga hejuru yo kwibuka imirimo y'Imana, kwibuka imirimo y'Imana. Dusomye aya magambo muri iki gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, amagambo Mose umugaragu w'Imana, Imana yakoresheje gukura ubwoko bwa Isiraheli mu buretwa mu Giputa, aho bari bagize imyaka myinshi. Mose yibutsa abanyesiraheli ubwo bari mu butayu, abibutsa imirimo y'Imana. Nagira ngo muri iki gitondo dufatikanye kwibuka imirimo y'Imana, Imana ikora ku buzima bwacu. Kwibuka ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri muntu, kuko mu buzima tunyuramo kenshi, tunyura mu bintu bitandukanye, kandi ibyo bintu tunyuramo kenshi bigenda bisiga urwibutso ku mitima yacu. Umuntu akanyura mu bintu bigasiga urwibutso ruhora rukwibutsa ibihe wanyuzemo. Hari ibihe bibi tunyuramo bidusigira urwibutso ku mitima tudashobora kwibagirwa. Hari n'ibihe byiza kandi tunyuramo nabyo bisiga urwibutso ku mitima yacu, nabyo tudashobora kwibagirwa. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwa buri muntu, umuntu agiye agira ibihe yanyuzemo kandi byagiye bisiga urwibutso ku mutima we, umuntu adashobora kwibagirwa. Hari ibintu tudashobora kwibagirwa mu buzima bwacu twagiye tunyuramo. Iki gitondo nagira ngo tuganire ijambo rivuga hejuru yo kwibuka imirimo y'Imana. Kwibuka ni ikintu cy'ingenzi. Kwibuka biza bituma umuntu asubizwamwo intege. Hari igihe kenshi ducika intege muri urugendo bitewe n'ibibazo bitandukanye tunyuramo, ariko iyo umuntu asubije amaso inyuma ukibuka imirimo y'Imana, bigutera gusubizwamo intege, ugatekereza aho Imana yagukuye n'aho ikugejeje, n'ibyo urimo ukibuka neza ko Imana ifite imbaraga nabyo zo kubigukuramo. Nico gituma kwibuka ari ingenzi. Kwibuka ni ngombwa. Kwibagirwa ni ikintu kibi. Iyo wibagiwe ucika intege, iyo wibagiwe bigutera gusubira inyuma. Ariko iyo wibutse imirimo y'Imana bigutera gukomeza urugendo, ndetse bikagusubizamo imbaraga zo guhagarara ushikamye no mu bihe bigoye waba unyuramo, ugatekereza ko Imana ishobora kugukura mu bihe urimo, wibutse ibyo yakoze. Narimo soma Bibiliya nibuka ijambo Dawudi yavuze. Dawudi ubwo yarageze mu rugerero rw'abanyesiraheli, aho bari bageretse n'Abafilisitiya. Ubushize twarimo tuvuga ukuntu Imana yakoresheje Dawudi gukuraho igisuzuguriro abanyesiraheli bari basuzuguwe n'Abafilisitiya. Dawudi ngo ageze mu rugamba agemuriye bene se. Bibiri zivuga ngo agemuriye bene se ku rugamba, ngo abitsa umutwaro cyangwa se umuzigo yari yikoreye wari urimo ingemu yarabagemuriye. Hanyuma ngo asatira urugerero rw'abanyesiraheli, ngo agitunguka mu rugero rw'abanyesiraheli, Bibiri zivuga ngo Goliyati intwari y'Abafilisitiya ngo irahaguruka irakomera, iravuga ngo ariko Sawuli n'ingabo za Isiraheli muri abagabo nyabaki, mwabuze umugabo n'umwe ushobora guhaguruka ngo turwane. Goliyati aravuga ngo suzuguye ingabo z'abanyesiraheli. Iryo jambo ngo ribabaza Dawudi mu mutima. Dawudi aribaza, aravuga ngo ariko uwo mugabo ninde ubashe gusuzugura ubwoko bwa Isiraheli, ubwoko Imana yatoranije? Dawudi ngo arinjira mu rugerero. Yinjiye mu rugerero ngo arabaza, aravuga ngo uwo mugabo ninde? Barambwira turiya ni Goliyati n'intwari y'Abafilisitiya. Tumaze iminsi 40 ariko bigenza buri gitondo buri munsi azinduka yikomera adusuzugura ndetse adutukana n'Imana. Ayo magambo ngo wabaza Dawudi ngo arabaza ngo se wakwica Goliyati iriya ntwari y'Abafilisitiya yagororerwa iki? Bibiri iravuga ngo ayo makuru ngo aragenda agera ku mwami Sawuli. Sawuli ngo ahamagaza Dawudi, ngo mwitegereje abona Dawudi yari umusore mutoya, umusore w'umugenda. Ngo abwira Dawudi, arambwira ngo Dawudi, ko mbona ukiri umwana mutoya, uri umusore w'umugenda, ushobora gute guhangana na Goliyati intwari imaze iminsi ku rugamba? Hari amagambo yanejeje Dawudi yasubije Sawuli. Dawudi ngo asubiza Sawuli mu kwizera, ariko Dawudi ashingira mu kwibuka.
yishingira mu kwibuka imirimo y'Imana. Iyo usomye Samweli wa mbere igice cya 17 n'umurongo wa 34, Dawudi ngo asubiza Sawuli wari umubajije ubutwari n'imbaraga yiyumvamo zashobora guhangana na Goliyati. Dawudi aramusubiza aramubwira ngo umva nkubwire mwami wa Isirayeli Sawuli. Dawudi ngo yibuka imirimo Imana yakoranye nawe mu bwungeri bw'intama iyo yaragiraga intama za se. Dawudi ngo asubiza amaso inyuma yibuka imirimo y'Imana. Abwira Sawuli aramubwira ngo ubwo naragiraga intama za data. Bwana asifiwe sana. Araba ngo ubwo naragiraga intama za data, intare n'idubu ubwo byazaga ngo bigacakira umwana w'intama bimukuye mu mukumbi. Dawudi aravuga ngo ubwo narahubukaga ngakura umwana w'intama mu kanwa k'intare. Intare ngo yacakira hanyuma ngo nanjye nkayicakira kayitanyaguza nkayambura umwana w'intama. Dawudi yibuka imirimo y'Imana, yibuka Imana yabanye nawe mu bwungeri bw'intama. Dawudi yibuka imirimo y'Imana, ukuntu Imana yabanye nawe arwana n'intare ndetse n'idubu, kandi ngo akabitsinda kubera kwibuka iyo mirimo y'Imana, kubera kwibuka izo mbaraga z'Imana. Dawudi aravuga ngo Goliyati umufilisitiya utarakebwe ashobora gupfa kimwe n'izo ntare nishe mu bwungeri bw'intama ubwo narindagiye umukumbi wa data. Bwana asifiwe. Kwibuka bidutera imbaraga zo guhangana n'intambara. Kwibuka bidutera imbaraga zo kurwana urugamba kandi tukarutsinda iyo twibutse imirimo y'Imana. Dawudi yibutse imirimo y'Imana, yibuka Imana yabanye nawe mu bwungeri bw'intama, yibuka ukuntu yarwanye n'idubu n'intare. Murabizi intare ni inyamaswa y'inkazi, ariko Dawudi yibutse Imana yabanye nawe mu bwungeri bw'intama. Imana imushoboza kwica idubu n'intare. Dawudi yasubiza mu kwizera aravuga ngo Imana yabanye nanjye mu rugo rugamba ubwo nicaga idubu n'intare, irabana nanjye mu rugamba rwo kwica Goliyati umufilisitiya utarake gusuzugura ingabo z'Imana. Bavandimwe bene data, kwibuka ni ikintu gikomeye cyane. Kwibuka biza bidutera imbaraga, bikadutera inkomezi, bikadutera gukomeza urugendo. Hari igihe tunyura mu bihe bitandukanye bikatugora, bikaremerera imitima yacu, abantu benshi bagacika intege. Ariko ndagira ngo muri iki gitondo usubize amaso inyuma, wibuke imirimo y'Imana, wibuke aho Imana yagukuye, wibuke ziriya ntambara zose wanyuzemo Imana yakurwaniriye, wibuke nawe aho Imana ikugejeje uyu munsi. Hanyuma twizere Imana yacu ko ari Imana y'inyembaraga. Imana yabanye natwe icyo gihe cyose. Imana yabanye nawe muri biriya bibazo, nawe wibuka Imana yakunyujijemo. Imana yakurwaniriye ziriya ntambara ukazitsinda zose warwanye wagiye unyuramo. Niyo Mana twizeye uyu munsi ibasha kudukiza, ibasha kubana natwe no muri bihe turimo tunyuramo. Kwibuka imirimo y'Imana bidusubizamo imbaraga zo guhagarara tugashikama, tukarwana urugamba mu kwizera, kandi tukizera ko Imana ifite imbaraga zidushoboza gutsinda urugamba. Dusomye amagambo y'Imana, Mose yibutsa abanyesirayeli imirimo y'Imana. Bwana asifiwe. Mose yibutsa abanyesirayeli imirimo y'Imana Imana yakoze. Mose arababwira ngo kandi uje wibuka urugendo rwose rwo muri ubu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka ko ari 40. Hari igihe byageze abanyesirayeli batangira gucika intege, batangira kwitotombera Imana kubera ingorane zo mu butayu. Mu butayu ni habamwe intambara nyinshi, mu butayu habamwe ingorane nyinshi. Abanyesirayeli bageze mu butayu batangira gucika intege, ariko Mose umugaragu w'Imana abibutsa imirimo y'Imana. Arabura ngo uje wibuka imirimo, uje wibuka Imana yawe yakuyoboye uru rugendo rwose rw'imyaka 40 mu butayu. Bwana asifiwe. Mose yibutsa abanyesirayeli ukuntu Imana yabanye nabo imyaka 40 mu butayu. Imana yabanye n'abanyesirayeli mu butayu. Haleluya. Bibiliya ivuga ukuntu yabagaburiye manu mu gitondo na nimugoroba. Bibiliya ivuga ukuntu bageze ahantu Irefidimu ngo bagira inyota nyinshi cyane. Hanyuma ngo bamaze kugira inyota ngo bitutombera Mose n'Imana. Barambwira ngo dufite inyota, turashaka amazi yo kunywa n'amatungo n'abana bacu. Mose ngo abaza Uwiteka icyo ari bukore, kuko Mose yayoborwaga n'Imana. Imana iramubwira ngo nafate inkoni yari afite ngo yikubite ku rutare rudubiza amazi. Bibiliya ivuga ukuntu Imana yahaye abanyesirayeli amazi mu butayu. Banywa amazi avuye mu rutare ubwo bari banyose bafite inyota nyinshi mu butayu. Izuba ngo ribaye ryinshi bagira inyota n'amatungo, ariko Imana ibakurira amazi mu gitare, baramo ngo bashira inyota. Hanyuma Mose ngo bibutsa iyo mirimo yose y'Imana. Bwana asifiwe. Aravuga ngo kandi uje wibuka
urugendo rwose rwo muri ubu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo imyaka ko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze imenye ibyo umutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa ntuyitondere. Mu butayu hari impamvu zatumye abanyesirayeli banyura mu butayu. Kuva muri Egiputa ukagera i Kanaani rwari urugendo rw'iminsi 11, urugendo rugufi cyane, ariko Imana yemera kubanyuza mu butayu kugira ngo igire ibigishiriza mu butayu. Imana ibacisha bugufi banyuza mu butayu kugira ngo igerageze imitima yabo. Imana irebe ko imitima yabo ishobora gukomeza kwiringira Imana no kubahiriza amategeko Imana yabategekaga. Hari igihe rimwe na rimwe tunyura mu butayu kubera impamvu zo kugira ngo hagire ibyo twigira mu butayu. Abanyesere banyuze mu butayu kugira ngo Imana ibigishe, ibacisha bugufi kugira ngo igerageze imitima yabo, imenye yuko bakomeza kwiringira Imana. Mose ngo abibutsa imirimo y'Imana. Arabanguje wibuka urugendo rwose rw'imyaka 40 mu butayu. Haleluya. Imyaka 40 mu butayu hari imirimo itangaje Imana yakoze ikoreye abanyesirayeli. Mose ngo abonye bacitse intege, abonye batangiye kwitotomba, ngo arababwira ngo nimwibuke urugendo rwose rw'imyaka 40 mu butayu, mwibuke Imana yabanye nawe. Mu myaka 40 mu butayu Bibiliya yavuze ngo kuri uyu murongo wa 4 yaravuze ngo bambaye imyenda imyaka 40, imyenda ntiyabasaziraho. Ibaze kwambara umwenda imyaka 40 udahindura umwenda ngo ntiyabasaziraho. Imyenda ntigeze ibasaziraho, ndetse ngo nibirenge byabo ntibyigeze bizimba kubera urugendo rurerure rwo mu butayu rw'imyaka 40. Mose ngo agerageza kubibutsa ubwo rugendo rwose rw'imyaka 40 mu butayu, abibutsa imirimo y'Imana. Bwana asifiwe. Bavandimwe bakristo bene data mudukurikiye, ndagira ngo muri iki gitondo wibuke imirimo y'Imana. Ushobora kuba uri mu ntambara, ushobora kuba uri mu bigeragezo, ushobora kuba uri mu bibazo, ariko ndagira ngo muri iki gitondo wongere usubiza amaso inyuma, wibuke ineza y'Imana, wibuke aho Imana yagukuye, wibuke intambara zose wanyuzemo, Imana yabanye nawe, wibuke ukuntu Imana yakugiriye neza, hanyuma urebe aho Imana ikugejeje, wibuke neza ko Imana ifite n'imbaraga zo kubana nawe muri ibyo bibazo urimo uyu munsi. Oh haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa. Hanyuma Mose hari amagambo yababwiye ku murongo wa 11, yarabwiye ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yagutegetse n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi. Arabwiye ngo nimara kugera mu gihugu cy'isezerano mukarya mugahaga. Oh haleluya. Nimumara kugera mu gihugu cy'isezerano mukarya mugahaga, Mose arabwiye ngo mwirinde ntimuzibagirwe Imana Uwiteka Imana yanyu, ngo mwikubite ku mitima, ngo mwibwire yuko mubigejejweho n'imbaraga zayo. Hari igihe rimwe na rimwe haleluya tugera mu masezerano Imana yadusezeranije, kuko Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kwiringirwa. Abantu bamara kugera mu masezerano, abantu bamara kugera mu bisubizo bakibagirwa, bagasubiza amaso inyuma bakibagirwa, ntibibuke imirimo y'Imana. Ariko Mose arabibutsa, arabwira ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yagutegetse. Arabwira ngo nimara kugera mu gihugu mukarya mugahaga, mukabyara ngo mukororoka, imikumbi yanyu ikororoka. Arabwira ngo mwirinde imitima yanyu ntizishire hejuru, ngo yibwire ko mubigejweho n'imbaraga zayo. Hari igihe tugera mu masezerano, hari igihe tugera mu bisubizo Imana yadusezeranije, abantu bakibagirwa Imana, abantu bagatangira bakihimbaza, bakagira ngo hari imbaraga bakoresheje kugira ngo babashe kugera mu bisubizo bari mu uyu munsi, cyangwa bagere mu masezerano bari mu uyu munsi. Ariko ibyo byose bavandimwe, uje wibuka ko ibyo byose tubikesha imbaraga z'Imana, tubikesha ubuntu bw'Imana. Mose arababwira ngo nimumara kugera mu gihugu mukarya mugahaga, mwirinde ntimuzibagirwe. Abantu benshi baribagiwe muri iki gihe. Oh haleluya. Abantu benshi baribagiwe, abantu bibagiwe imirimo y'Imana, abantu bibagiwe imbaraga z'Imana, abantu imitima myinshi yamaze gusubira inyuma. Ariko ndagira ngo muri iki gitondo muvandimwe kubwire iri jambo rivuga ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. Niba Imana igushoboje kugera mu masezerano, niba Imana igucira inzira ukagera mu bisubizo, we kwigwishyira hejuru umutima wawe wibwire yuko ahari ubigejejweho n'imbaraga zawe cyangwa ubwenge bwawe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, Imana ibitugiriye
kugira ngo tubashe kugera aho tugeze uyu munsi. Oh haleluya. Bibiliya iravuga ngo iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 2:8, Pawulo yandikiye Timoteyo yaravuga ngo uje wibuka Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye kuko ubutumwa twawe buvuga. Pawulo yandika aravuga ngo ubwo ndenganyirizwa kaboheshwe iminyururu nk'umugome, aravuga ngo nyamara ijambo ry'Imana ryo ngo ntiriboho iminyururu, aravuga ngo nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Aravuga ngo uje wibuka Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi. Hari indirimbo baririmbyi baririmbaga ivuga ngo iyo tutareba Yesu, iyo tudatumbira Yesu, aravuga ngo tuba twaramizwe iteka n'ibigoyi bya Satani. Iyo tutareba Yesu, iyo tudatumbira Yesu, aravuga ngo hari tuba twaramizwe n'ibigoyi bya Satani. Ariko ndagira ngo muri iki gitondo wibuke Kristo, wibuke imirimo Kristo yakoze. Pawulo aravuga ngo uje wibuka Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye kuko ubutumwa nahawe buvuga. Aravuga ngo ubwo ndenganyirizwa nkaboheshwe iminyururu nk'umugome, aravuga ngo nicyo gituma nihanganira ibyo byose kubw'intore z'Imana kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Muvandimwe mu Kristo mwene data, ndagira ngo muri iki gitondo wibuke imirimo y'Imana. Ushobora kuba ucitse intege, ushobora kuba uri mu ntambara zikomeye, ariko ndagira ngo wongere usubize amaso inyuma wibuke imirimo y'Imana. Mose umugaragu w'Imana yibukije abanyesirayeli, aravuga ngo mwibuke urugendo rw'imyaka 40 mu butayu, mwibuke imirimo y'Imana, mwibuke Imana yabayoboye urugendo rwose, mwibuke ukuntu mwariye manu mu butayu basokuruza abanyu batigeze kumenya, mwibuke kandi ukuntu mwambaye imyaka 40 imyenda ntiyabasaziraho, mwibuke ukuntu mwagenze urugendo rw'imyaka 40 amaguru yanyu ngo ntiyabyimba. Byose byavuye ku mirimo y'Imana. Mose ngo abibutsa ayo magambo, abibutsa urwo rugendo rwose rw'imyaka 40. Muvandimwe ndagira ngo muri iki gitondo wibuke imirimo y'Imana, wibuke urugendo rwose wagenze, wibuke ahantu hose wagiyinyura, wibuke intambara zose warwanye, wibuke nawe icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, maze muri iki gitondo bigusubize mu imbaraga, bigutere guhagarara ushikame. Imana yabanye nawe kiriya gihe, niyo Mana iri kumwe natwe muri uyu munsi kugeza muri iki gitondo. Dawudi yibuka imirimo y'Imana. Dawudi yibuka imirimo y'Imana, yibuka imbaraga z'Imana zamushoboje kurwana n'idubu n'intare. Aravuga ngo uriya Mufilisitiya utarakebwe arafa kimwe n'izo ntare nishe mu mugungere bw'intama. Hari igihe tunyura mu bigeragezo abantu bagatangira bakakubaza, hari abagusuye bakakubaza ngo ibi nabyo uzabivamo gute, noneho ibibazo urimo uzabisohokamo gute. Ariko ndagira ngo ubibutse imirimo y'Imana. Sawuli yabajije Dawidi, aramubaza ngo Dawidi niki wizeye kugira ngo uhangane na Goliyati intwari imaze iminsi ku rugamba. Dawidi yibutsa Sawuli imirimo y'Imana. Hari igihe tugera mu bigeragezo, hari igihe tunyura mu bibazo, abantu rimwe na rimwe bakaduca intege, bakatubwira ngo ibi noneho bizagenda gute, ibi noneho uzabivamo gute. Ariko ndagira ngo muri iki gitondo wongere wibutse ayo majwi yose akongorera, amajwi yose aca intege, wongere wibutse imirimo y'Imana. Wongere wibutse iby'Imana yakoze, wongere wibutse abantu imirimo wabonye Imana yakoze ku buzima bwawe, maze bigusubize mu intege kugira ngo ubashe guhagarara ushikame. Uriya muririmbyi yaravuze ngo bariyo migisha nonaha iyi Imana yakugabiye, uyibare tusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Haleluya. Ubariyo migisha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe. Muririmbyi aravuga ngo erega ni myinshi niyo gutangaza. Muvandimwe mu Kristo mwene data, ushobora kuba ucitse intege muri urugendo, ushobora kuba uri mu ntambara zikomeye, ndagira ngo wongere wibuke imirimo y'Imana. Wongere usubize amaso inyuma, wibuke imirimo y'Imana, wibuke ahantu Imana yagukuye, wibuke naho Imana ikugejeje uyu munsi, maze twibuke iyo mirimo y'Imana, bidutere kugutera intambwe, bidutere gushikama, bidutere gukomeza urugendo. Twiringira ko Imana yabanye natwe, izabana natwe no mu bibazo bitandukanye turimo tunyuramo. Mose arabwira ngo nimara kugera mu gihugu cy'isezerano, Bwana asifiwe, nimumara kugera mu gihugu cy'isezerano, mukarya mugahaga, mukubaka amazu, amatungo akororoka, aravuga ngo muzirinde kwibagirwa ngo imitima yanyu yishire hejuru. Muzirinde kwibagirwa. Muvandimwe, Imana ishobora kuba yaragiriye neza muri iki gitondo, Imana ishobora kuba yaragiriye neza muri iki gihe. Bibiliya tubwiye ngo wirinde kwibagirwa.
umutima wawe kwishira hejuru ngo wibwire ko ibyo urimo none ari imbaraga zawe zabikugejejemo, ahubwo ni ubuntu twagiriwe n'Imana. Hanyuma dutekereze gushima Imana, utekereze nawe kuri iyo mirimo, ubare iyo migisha yose Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe. Erega ni myinshi yo gutangaza. Humura, Imana iri kumwe natwe. Imana yagukuye hari ahantu waruri, Imana yagukuye muri biriya bibazo, Imana yabanye nawe muri izi ntambwe zose wateye, Imana yabanye nawe muri urugendo rwose umaze iminsi ugenda. Imana iri kumwe natwe. Mose abibutsa imirimo y'Imana, arababwira ngo mwibuke urugendo rw'imyaka yose 40 mu butayu. Bwana asifiwe. Ushobora kuba uri mu butayu, ushobora kuba uri mu ntambara, ushobora kuba uri mu kigaragazo gikomeye umaranye iminsi, ariko ndagira ngo muri iki gitondo wongere wibuke imirimo y'Imana, wibuke imirimo y'Imana. Imana yabanye nawe kandi niyiri kumwe nawe uyu munsi. Imana itugirire neza, Imana iduha umugisha bavandimwe, kwibuka imirimo y'Imana. Twirinde twe kwibagirwa. Imana ni kugirira neza, Imana ni gusoza amasezerano, Imana ni kugeza mu bisubizo. Mose arababwira ngo nimugera mu gihugu cy'isezerano muzirinde kwibagirwa, imitima yanyu ye kwishira hejuru ngo yibwire ko mubigejweho n'imbaraga zanyu. Imana igushoboze kongera kwibuka imirimo y'Imana, Imana igushoboze kongera gusubiza amaso inyuma urebe icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Hanyuma dutumbire Yesu. Uyu muririmbyi yanejeje cyane, yavuze ngo iyo tutareba Yesu, iyo tudatumbira Yesu, tuba twaramizwe iteka n'ibigoyi bya Satani. Dutumbire Yesu. Pawulo yandikira Timoteyo aravuga ngo uje wibuka Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa twahawe buvuga. Imana itugirire neza kandi Imana iduha umugisha. Reka dufatikanye gusenga muri iki gitondo, wibuke nawe iyo mirimo y'Imana, wibuke icyo Imana yakoze bigusubiremo imbaraga kugira ngo Imana yabanye nawe, wizere ko Imana n'ubu iri kumwe nawe izagufasha no muri ibyo bibazo bitandukanye uri munyura mu uyu munsi. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo Umwami, izina risumba ayandi mazina yose, izina rya Yesu umunara muremure, izina rya Yesu ingabo idukingira, izina rya Yesu gitare twihishemo, izina rya Yesu byiringiro by'imitima y'abizera. Iki gitondo Mwami Yesu turagushimiye kubw'ineza n'imirimo myinshi itangaje ikomeye wakoze. Turagushimira Mana, wewe wabanye natwe iki gihe cyose cy'imyaka, wewe watugiriye neza, wewe waturinze, wewe udutunze, wewe utubeshejeho, wewe uturinze kugeza ya magingo. Tukuzamuriye icubahiro muri iki gitondo Mana. Oh, haleluya Yesu Kristo. Birashoboka yuko hari abacitse intege, birashoboka yuko hari abamwami Yesu, hari abasubiye inyuma, birashoboka yuko hari abibagiwe muri iki gitondo. Ndagira ngo wongere ubibutse, imitima yabo yongere yibuke imirimo y'Imana. Oh, Pawulo yaravuze ngo twibuke Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi. Uduhe kwibuka imirimo yawe, uduhe kwibuka imbaraga z'imirimo yawe Mana. Mose umugaragu wawe yabibukije imirimo wagenda wakoreye nabo mu butayu imyaka 40. Oh, abasubiza mu imbaraga bakomeza imitima. Mwami Yesu tugirire neza kwibuka. Cyaduha ngo abantu bongere bibuke, cyaduha ngo abantu basubize inyuma batekereze ku mirimo y'Imana yakoze, maze bibasubize mu imbaraga mu izina rya Yesu. Mwami, hari ibibazo bitandukanye abantu barimo banyuramo, hari benshi basubiye inyuma, hari benshi bacitse intege mu rugendo, ariko ndagira ngo ijambo ryawe tuganire muri iki gitondo ryongere bakore ku mitima, bongere bibuke imirimo y'Imana, bongere batekereze ineza y'Imana yatugiriye, bongere basubiza amaso inyuma, tubari imigisha Imana yatugabiye. Uyu muririmbyi yavuze ngo erega ni myinshi niyo gutangaza. Urakoze Imana kutugirira neza, urakoze kubana natwe muri iki gitondo, ufashe imitima iremerewe, usange abarwayi muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Mwami, hari abafite imitima iremerewe, oh haleluya, hari abasubiye inyuma, hari abibagiwe imirimo y'Imana, ariko iki gitondo Mana ubagirire neza, ufashe iyo mitima yose iremerewe kuko niwe gisubizo. Muririmbyi yavuze ngo tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Muririmbyi aravuga ngo ibyo twibaza byose mu mitima Yesu niwe ugirira igisubizo. Hari bitugoye, hari biremereye imitima, hari ibyo tudashobora kubwira imiryango, hari ibyo inshuti zizadufashamo, ariko ni wowe inshuti ya bugufi. Uriya muririmbyi aravuga ngo kipenzi cha roho yangu, ni wowe inshuti y'umutima, inshuti itazidusigirira mu bigoye, inshuti iri kumwe natwe iminsi yose, inshuti itazitwumvira ubusa nk'abana b'abantu. Urakoze Mana kutugirira neza, urakoze gufasha abantu bose baremerewe, ubasange muri iki gitondo, ubibutse imirimo yawe, ubibutse ineza yawe, ubibutse urugendo bose wabanye nabo, wabafashije n'ingorane nyinshi zitandukanye banyuzemo, bakomeje kubabera igisubizo. Urakoze ko uyu munsi tubera umunsi w'umugisha, abantu bongere basubize amaso bibuke imirimo y'Imana. Urinde imitima yacu kwibagirwa, imitima yacu yo kwibagirwa ngo yishire hejuru.